gukorana ntabwo nshaka kujya deep mu byo mwakoranye n'ibiki ngira ngo mwarakoranye mukora indirimbo zitandukanye muri kumwe nyuma yaho muza no gutandukana buri muntu akora ibintu bye n'undi akora ibyiwe hari ikintu ubona gukora nk'itsinda cyangwa kwikorana hari ikintu ubona byagiye byafekta kuri wowe cyangwa undi muntu wese kuko gukorana muri benshi no gukorana uri umuntu umwe ni ibintu bibiri bitandukanye ariko hari icyo umuntu aba prefer bitewe n'abantu benshi hari ukuntu abantu benshi bakorana nyine urabona abantu benshi hari igihe baba bafite ibintu badahurizaho basanga nyine hajemo utuntu tw'utubazo ariko waba uri wenyine bya bintu byose n'iki wa prefer hagati yo kwikorana no gukorana na crew sagodonto no kuvuga ngo nagize ibihe byiza mu gukorana n'itsinda kuruta kugira ibihe byiza mu gihe nari nkiri njyenyine ndi solo uko gukora njyenyine ntabwo nabimazemo igihe ntabwo nigeze mbyenjoyinga ntabwo nabimazemo igihe so then hari n'abantu batishimiye move harimo abantu nagiye kuvuga amazina bambwiraga yuko batishimiye kuba njyewe join inzira team y'abara gangster so ariko njyewe ntabwo baguhaga impamvu se so impamvu ndi kumva atari ngombwa ko mpita nzivuga right now uko yende kose iyo umuntu atari gukanda like nuko abari impamvu tu ariko barandaburaga tu so in meantime ariko niba ndimo ndakubwira ati ngiye kuba nakorana na crew cyangwa group sibyo ariko twe ni crew ntabwo ari group so numvaga ari byo byiza kuri njyewe ko nibwo nabashaga kwiyumva none neza nkumva mfite confidence urumva nkumva nduzuye ahantu hose tukomba ndi kumwe n'ira gang kandi gang nayo twumva ibintu kimwe adatamye tugitangira ko naba ndi njyenyine tu cyane yuko na crew ibyo twari twaraganiriyeho ntabwo byabuzaga umuntu still kuba yagumza yabawe ntabyo kugukumira ngo ntabwo wemere kujya studio abandi badahari byandi by'abarabaje ni bandura bazi bose mwakoraga nka crew just as a crew ndumva ushatse wakora ibyawe then tukagira na time yo gukora none bya gang yose so nkumvaga no niba ibintu bagufavoriza bigeze kuri level ibintu bidatuma se ntakurikirana career yanjye ku giti cyanjye ariko none bagashyira nkashyiramo kime no bya crew ndetse so numvaga ari ibintu byiza cyane kuri njyewe tu rero urumva mwarakoranye bigenda neza n'ibikene none muri uko gukorana kwanyu hagezeho n'ikindi gihe none mugirana ibibazo kuko ndabyibuka beef yawe na Nuza na Bulldog man sinzi ko okay zageze zibaho ariko ira beef yari mbi cyane ira beef yari mbi kabisa yari deadly cyane bro utekereza ko ari impamvu mwagiranye beef paka mukajya mujyana mu mastu mugakora diss track kabisa zimwe n'abantu kuzumva bumvaga n'ubwoba bwo kuzumva I mean blood cyo nakubwira nuko asharo cyane kuri Double J my brother byatewe ikintu cyabijemo ni influence y'abantu batari bari muri gang nkuko umuntu yaza akatubwira twe buriya people ujumwirinda mumaze gukorana mwarakoranye nyine akomuza no kugirana ibibazo bro man beef yawe na Bulldog nk'abantu utegereza ko beef yavuye ko mwarakoranaga hashize iminsi tubona ibintu byahinduye isura bakaba rapere bakunda kugirana ama beef n'iki utekereza ko beef yawe na Bulldog byagenze ari iki cyabiteye harimo cya kintu cya ego hazamo kuvuga ngo umuntu ugomba kuba leader wa TG ninde cyane ko urumva ngiye numva ko Double J namukoma numva ko ngiye murenze byatari naho kumva yuko agatoya yapi wowe wanda ntago wankoma urumva wowe kuri vasi ngenda kwica ahubwo we ntago nzi so back and forth rero urumva yo bimaze kuba too much mutatangira kuzamo bwa subliminal shot kuntu wagira chance yo gukora mu ndirimbo yundi munega urumva itari yanyu ukayitukanagamo urumva nawe yakumva ndabyibuka reka muhaga story gatoya ako kantu uvuze yego ko
ko kuba wakorana n'indi ndirimbo n'undi mutipe ugahita ushyiramo akabifu ndabyibuka dukora hari indirimbo twakoze yitwa My City. That's a big one. N'abaraperi benshi batandukanye ndabyibuka je ajya kuri recording nari ndi kumwe na Green je ajya kuri recording no numva Green aramubwiye ngo nyine amubwira ko wabarashe muri randirimbo ndagaze ko ntabyo nigeze numva no buza ko kantu ndavuga ni kabisa koko abaraperi uwo muco murawugira ushobora kubifitanya akabazo n'umuntu munagaguhamagara ngo dukora indirimbo ugahita ukubitamo akabifu mbita mbiprofita cyane ibyo bintu numva naheza koko naheza komeza hanyuma mutangira kugira ngo aho kantu rero katangiye kuzamo n'akantu nyine ka competition ko iyo competition none rero maze yitangiye ko uri bukigiye Double G i Butare ari muri kaminuza ndavuga ngo nta time yagiraga yo kuza studio cyane kubera amasomo noneho yarazaga yagira KJL kwa click akahita amusaza mu mutwe akahita amwumvisha ibibora yadukoreye kuko twebwe turi imbobo ntago tujya school n'iki twirirwa studio twebwe bandika imirongo uwo bita Double G wala yabyumva ko yasema ni zimbobo ko kunzazikorera iki urumva atangira kwiyongoza ati nanjye nkareka ishuri bahengera n'ahari bagakora bibaza ko byageze aho gaho atangira kwiyongoza ko yareka n'ishuri kubera rap baturambwe ati niga ntabwo twatumureka ishuri wowe ntabwo areka school pro come on ubwo ko yaje no gususpenda mu kuntu ariko bo sinzi wenda niba hari izindi mpamvu wenda zari ziri inyuma urumva ko niwe wabyisobanura neza ariko niba ko nka bro wanje ikintu cyane twe tuzi nuko yarazaga yagera studio Click yamwumvisha ibiboro bya Danger niga kete gati ndabica none ntabwo nsubira Butare urumva so urumva competition ari maze gitangiye yo gushaka kureba nyine who's the best muri TG yes asiko ko nk'abantu bakoranaga muri numvaga ko mwese mufite imyumvire ko mwese erega ko TG yose yari irenze sinzi impamvu rero mwashakaga who's the best kandi mwese muri abantu muri rapura ni kura bigenda ntabwo urumva aho kabazo kaje kuzamo cyane noneho ndibuka ko Kabaka sibyo RIP my big bro asa nkaho byatangiye urabona ajya gukora za ntuza ndacyaronda humeka baraze nandirimba zikoze ariko atangiye no kwirebaho avuga ati Double G amaze gukira ibirimbo byinshi Fly nayo nuko nguko Green nayo nuko urumva okay sinzi neza Green kuri side ya Green cyane ariko ndumva yaraturebeyeho cyane yaravuga ati ni time yanjye nanjye bana bandiga ngiye kubirukankana urumva uko niya ntuza ya esprit ya bien nyine esprit sportif n'icyo ko nisinba nabyita gutyo urumva ya bien yo kuvuga ati kananye nshyira mu kino za Danger kuko nawe yarandikaga mango nijoro afite n'ibiboro byinshi cyane birenze uko nuvuga ngo uko twahuraga havuyemo umwe babiri twe tugara turi wa babiri cyangwa gang yose ihari nuvuga ngo before yuko tujya kuganira izindi issue wagomba kubanza ukaduha flow kandi mwana dukubita vase utegeze uduha pana ngo ndi waduhaye last week muri rugaruje inshyashya uradukubita ball imwe nunda kubite nuvuga ngo tugende dukora round numva hamwe ngiye no wadutamo vase nk'eshatu byibuze enye byibuze numva kandi tutarumva bwa mbere twumvisha nako bwa mbere next time twongera guhura bibe the same niko byabaga bimeze muri crew yes okay so aho kantu rero katumaga no utangiye kurebera ku mugenzi wawe cyane yazo kahita gukuta ball nk'ebyiri cyangwa eshatu akahita guhabya yaguhabije ro kuri kirero rote sato kandi ubwo ni kuri regala niki ahubwo iyo ucuma tujya akavumo nicyo kintu cya mbere utahana utekereza mutwe ntabwo utekereza business zindi byose uvuga ati inega nanjye ndayikoma ibi ngiba nkoreye urumva kandi have nothing to do with you urumva wandika mu mutwe uri so urumva the competition yari isanzwe ihari twebwe nuvuga ngo twabonaga nyine nta wundi muntu uri ku level yacu tukumva ko ahubwo noneho ari twe tugomba kugira ngo kantu ka competition kari hagati yacu ko nta wundi muntu ari kudushobora ariko okay mwagombaga kubyumva gutyo ariko hari abandi baraperi bari bameze neza hanze ya Tough Gang Riderman yari ameze neza buriya se yaraba challengingaga kabisa buriya se Riderman ntekereza ko ari nawe muntu watanze challenge kuri Tough Gang
sa aho ngaho ntabwo twabyo adult kuri TG adult uzi impamvu se mbivuze cyane ni umuhungu mukuru I respect him ariko uzi impamvu mvuze gutyo kuri TG ntabwo yari gukoramo oya reka nze mvuge gutyo Tuff Gang yari niyo ngira ngo no mu mateka ya music ya hip hop biragoye ko azaboneka irindi tsinda kugeza ari saha ntago ndabona itsinda rya rap rimeze nka Tuff Gang ariko njyewe nk'umuntu wabaga hariya mbireba Riderman yabahaga challenge nubwo utabivuga ariko yarayibahaga oya Riders ubura nayo n'umuhungu mukuru cyane kandi ni respect ku musaza n'iki ariko it is what it is man urumva ke so kuri ako kantu ka Double G twahereyeho aho kuvuga ngo uburyo ki byaje kugera kuri level hejuru byagiye kuri level mu kanya gato cyane njyewe ntazi what's going on na Double G natazi ibintu bigeze kuri no level gute kandi nzi ko PRG yanjye I believe ko ari Double G niwe wagiye studio yes yankoreye ball nanjye nyumvishe my brother nahise indwara zidakira oya zidakira zitewe n'iyo ndirimbo nahise ndwara ibintu byose uzibidakira bitewe n'indirimbo bro numva byansabye kongera kujya kwipimisha nka kangahe ndebe ko nkiri muzima cyoze yaraguhanye ariko nawe ugiye kuza sasa so kuko urumva haratangiye kuzamo nyine sides abantu gupikinga sides noneho kuko urumva umuvandimwe ari muri zagumaguma ari kumakinga money urumva ngende street no money urumva so ndipendeka ku buntu buto bw'ubushobo muri quartier bakambwira atari ko nega we warangizanyije na P kuko at the time Double G yageze no kuri point yo kuvuga ngo niwe murapero wa mbere mu Rwanda no kuvuga ngo wenda ntaguciye mu ijambo beef yanyu nta rwango rundi rwari rurimo byari ukuvuga ngo who's the best undi naho ngo byari bishingiye kuko ntabwo yigeze ampemukira ikintu kirenze kindi nka kamere nanjye nuko ntacyo namukoresha urumva so yari just microphone beef man urumva so then kuvuga ngo abandi bakamubwira ati rero so ufite umufungo wa guma ubu ngubu niwe muniga wa mbere mu Rwanda ufite amafaranga ati niwe murapo wa mbere mu gihugu ngo nibyo ati yes niwe wa mbere look around ninde numva yari kofa afite yari kofi yari ko bapifla bibere mu kiryo gwara mu kinyambo niho bibera n'iki bipitisha hose ako none baniga bakamubwira ati wowe no kugira ngo ubikonfirme dukomere P bundi nuko byose bigenda bese ni wowe ati bazira bongo ikoresha ngo naba Paxson zo ma all star kagukoma urumva ugaheza urumva ati oya nago dushaka biri umba rangizanya na niga birangire nibwo itwa number 1 byanyabyo mbese yarafite abantu bameze nk'abamushora ariko none se yaje kurangira gute ira beef niba ngo beef yarangiye nyine bigeze kuri ira level hazamo I think hajemo na gahunda z'ababyeyi kuko ndabyibuka distrack yawe yo yarimo agace uvuga kuri famille yiwe nkuko nawe nanjye yavuze ku yanjye avugamo na peti wanjye avuga na baby mama even my mama too numva wone ibyo bintu byatumye nyine bira biporo nyine bijya kwindi level iyo tabavuga nari guheza nta nubwo nari kumusubiza buriya oya numva ako bitewe no kunumvisha indirimbo yakoze sinzi nimba ari abantu bakurikiye no podcast yacu ino turi kuganira bazi iyo story kuko iyo story iyo beef zabo P nanuza na Bulldog zari mbi cyane nta n'umuntu wakwifuza kongera kumva zirandirimbo uri kubyumva ariko byaje kurangira byararangiye nyine mu ngo byaje kurangira ari uko njye na Double G kuko nta kintu twapfaga kigaragara none tureba ahantu ibintu tubigejeje mu kanya gato kwa ku microphone n'iki man ndebye nsanga nako to bya danger nawe rebye sanga yako to bya danger beza kuba ngombwa yuko twegerana nje nandika first of all nje nawe tubanze tube cool numva kandi ko ku mutima nyine kaveho musaba imbabazi numva yandambwa turabisukura umuvandimwe wanjye kandi nta cyabihindura so ngusabye imbabazi mbikuye ku mutima wanjye nawe ambwira exactly the same thing numva so nuvuga ngo step ya mbere twe tuyikoze haza yo kujya kureba mere rero tukabwira ati twebwe byageze naho mujya kureba famille twagiye kureba famille yes dusabye imbabazi rwose ibi ntago ari by'i Rwanda n'iki natwe ntago tuzi impamvu bigeze kuri no level ariko bibaho turabana tukandi dusabye imbabazi akandi kabazo beef yawe na nuza irarangiye na Buda
nyuma yaho kwaje kuba indi noneho nanone yo muri Tuff Gang nanone yawo na Jay Polly urumva mu gihe imbere y'ababyeyi murababwiye sasa urabona Jay nanone was before. Jay was before. ya Jay Polly no yabanje Jay was before. Jay was before. Egata abacemo imyaka abacemo igihe kimwe. abacemo ibintu agiye n'abatabyibwa n'uvuga ngo beef ya Jay nawe yabaye imbere ya yes Jay before kuko Jay ni uko twatangira kugera ubwo burego tuvuye muri launch ya Jay ya Jay igisenyi harimo icyo gihe nibwo arakimara gusora boro bita Rusumbanzika biro official so turimo turakubita igisenyi rero nibwo twagirana ububazo tukiriyo nyine ibibazo byatangiye turiyo so byatangiye kuri stage backstage tujya gukubita stage urumva ibibazo birakomeza ntibyahagarara turongera dusubira nanone kuri hotel tugeze kuri hotel no buri wese yahageze nibwo no bifisi basiriye cyane kuri level yo hejuru ariko umbe ko byari ntabwo byari bihure n'ibi bya double urumva kuri map ya Jay byari biri crazy cyane ariko no Jay afite ukuntu yari ameze ntabwo Jay ari wa muntu wagaragazaga ikibazo afitanye n'umuntu ako kanya numva niko kwa kundi ashaka kwitana no ushaka kwitubigaragaza sibyo we ntabwo yaguhaga time n'ubyanyaraga kuri amunega ari macu cyane yakuza kiri mutoya we mwabaga mwageranye ikibazo ntabwo yakweraga ko ahubwo we beta yuko ahubwo yanaguhunga tu akaba kuriye skiff kamubura ukababazwa no kuba utari kumubona ahubwo nicyo kintu cyari kiri special cyane about him ntabwo yaguhaga time kugira ngo mujye guserera cyane bigera kuba mwana rwana kandi wowe ari byo ushaka ahubwo we yakumaga iyo time cyane yaragusomaga yitagusoma kareba ibintu bishobora kurangira gutya birangire gutya bikaza ku selecting bikagera kuri level reka ngo ngembe mbayobe ariko nuvuga ngo iyo beef rero ashaka kuri Candy Moon cyane twavuye igisenge na Candy Moon no nako by myself ntikigera cage umva umuntu wa mbere nese mu magara Candy Moon mu gitondo ndambwira ati baby girl bimeze bite uracyari bed cover n'iki umva muri bed cover na mapiro man byuka tugeze tu agira ubwo ati tugeze tu yes twageze tu arabati nega are you okay numva ndabwira I'm not playing man byuka tugeze tu nibwo ko navuganye na merewe numva meravuga se badega uryo uhamagaye umukobwa wanje urumva bigenze bite kandi ko ndikumva bari wasaze atoya mani mureke mana zitoye dufite akazi mani tutatujya muri TFP imaze kwihuza na line up so byibuka the same building kabisa mwari mugiye kuri indirimbo so indirimbo nyine bita fuck yes sorry kukasanga sinibwa byemeye kuri K podcast ariko okay it's okay no ndayibutse cyane ariko nuvuga ngo niyo ball nuvuga ngo Candy yarashe direct nuko na baby mama twari twamuhamagaye ariko baby mama yumbishe situation arareka timumba warire rwose izo staff zanyu ntago ngiye ndi muri ibyo bintu bya rap yanjye ntago ari kujya muri beef ngizo numva ariko ndibuka ko beef yawe na Jay noneho yarangiye neza okay sinavuga ngo yarangiye neza sinzi ariko yo yarangiye noneho mukoze n'indirimbo yarangiye mukoze indirimbo imeze irandirimbo mwashitekereje kuyikora mu buryo bwo kwiyunga cyangwa I think you're talking about normal drama yes hari indirimbo yitwa normal drama mwakoze shout out cyane kuri DJ Ler so ni DJ Ler no wakoze production shout out kuri ntuza kuri G Bruce ya two blessings chorus cyane shout out kuri manager K ndi mu gangster mwitirarwa shout out kuri manager K nomba niwe wadushyize mu buceri so shout out to him cyane ya audio video ajya normal drama ni fite na video ra yes fite na video believe ko ari joint ya nyuma twadukoranye so kugira ngo tugere kuri level yo kuba Jay twakora indirimbo normal drama niyo ndirimbo ya nyuma wakoranye na Jay Polly yes okay yes last one kabisa believe no muri crew kuko hari izindi twari dufite zo yaje kongeraho nyuma zagomba kujya kuri album ya Tuff Gang kuko hari indirimbo ze Jay yarari gukora ku giti cye hari zari album ye afite bone nyinshi cyane yadusigiye afite album imwe cyangwa ebyiri ese hari plan nimwe bigeze bakora kuzishira hanze famille yiwe
I think so ko byagenda kuza ntabwo byabura yeah ntabwo byabura kuko ntabwo ibikorwa by'uriya mupapa ntabwo byarangira muri studio gusa bagomba kwisohora natwe tukamwenjoyinga tukenjoyinga ibikorwa by'umusaza nigeze no kubona muri ya show y'abaraperi yabaye ejo bundi ni icyumba cya rap ni yego mu cyumba cya rap okay nabonye mwarafashe umwanya wa Jay Polly kabisa ni cyumba cy'amategeko still represent kara kantu naragakunze kabisa n'amatablo n'ibyo byose ni ukuvuga ngo iriya ndirimbo no drama mwayikoze mu buryo bwo kwiyunga ni ukuvuga ngo not exactly ku ndirimbo gusa ahubwo kugira ngo tugere kuri iyo point yo kuvuga ngo dukore n'indirimbo dusore n'amashusho nuko hari byabanje kuba before so nuvuga ngo we twariyunze long time ago numva so friendship yacu itangiye kugaruka neza twongeye kuba abavandimwe numva gake nibwo twageze kuri level ko twanapanga noneho kuko hari abantu bari bazi yuko nge na brother nge na bro na big homie tugifitanye some issue numva kandi ibyo twe byarangiye kera cyane long time ago numva yes nibwo nyine haje n'indirimbo mve na title y'indirimbo ni no more drama numva so I'm blessing it up so kuri nge nabifashe nk'ikintu gikomeye cyane usubundi usibyira indirimbo no more drama wenda n'izindi ndirimbo mwagiye muriramo nka Tough Gang hari indi ndirimbo ufitanye na Jay Polly muri mwenyine wababiri no wababiri gusa ntayo ni iriya yonyine gusa ribaye bangira ndirimbo ifite ikintu kinini isobanura kuri wowe cyane kuko hari nka bimwe bita ibiro by'ibanga irimo Farman numva ni Farman nanjye na Jay iyo wabiri gusa twe turagira chance yo kuba twakora duo okay nizere ko abantu bakomeje gukurikira K podcast bakunda Pfra bakunda stories za hip hop nizere ko twabashiza ahantu burarukunduza n'abantu kabashira ahantu bakunda nizere ko abantu bakunda hip hop story twateye na Pfra mwayikunza I think so no kuvuga ngo ubundi iyo bavuze P bumva hip hop biragoye ko hari ibindi bintu abantu bakumva iyo bavuze izina Pfra biragoye ko hari ikindi kintu gikuza mu mutwe uruko byumva ndashaka umbwire hip hop ivuze iki ku buzima bwa Pfra nyani wowe na hip hop ni nuvuga ngo hip hop ni njyewe to hip hop ni culture ni culture mbamo ni ingize nyine so hip hop / rap numva nuvuga ngo ni life yanjye nibwo buzima ngiye mbaho bwa buri munsi bitandukanye n'iby'imiziki nkora by'imiziki nkora okay biraho ngo n'iby'imiziki yanjye so naba ndi gukora umuziki cyangwa ntari gukora umuziki amasaha yanjye yose n'ubuzima bwanjye bwose ndi muri mbandi hip hop without ngo we na hip hop ni ibintu bitatandukanye my brother wumve ngo niyo ngiye dushe ariko ujye utekereza kuba waririmba pe bluetooth iri harandi komba rap ujye utekereza kuba waririmba ko hari igihe abaraperi baririmba ujye utekereza ubundi wigeze ucuranga kuririmba even n'akantu na gatoya utari kurapa nasimbiza ushaka ntabwo uzi uririmba ntabwo ndabigerageza ntabwo wakora indirimbo ngo wikorere na chorus so wenda turi nka sto ushaka kubinyongoza turi nka sto ariko ntibabinyongoza urumva so birashoboka byose sibyo ukadirectinga neza ukankubita akantu k'akamero dukuntu twamaze kwandika amagambo ari hariya numva umuhe nk'akamero yo kumva uri kuririmba urumva twamaze kwandika amagambo ari neza ari kugwa muri beat fresh ugahita nkubita n'akamero kameze neza yesha nagwamo wahogoza ariko byaba ari chorus gusa tu ntabwo wakubitse indirimbo yose yes ubu rero tugeze mu kandi gace kuvuga ngo uko nzaza nzana umuraperi hano nzaza nzana akantu kameze nka challenge nzajya muha okay aka challenge rero nzaza mbaza P abantu babiri atoranye mu umwe nkurikije ibihe by'aba bantu cyangwa se ukuntu bagiye bakora P ndakubaza abanyamakuru hip hop yagigira abantu b'abanyamakuru usanga bavuga ibiganiro bya hip hop usanga ibintu byabo ni hip hop MCP Paxson aho ngaho twagenda gakeya bro aho ngaho wagenda gakeya ntabwo wahita uhubuka urahita mu ntabwo wahita uhubuka MCP ntabwo wahita uhubuka na Paxson
MCP na Paxson man, shout out cyane kuri both of them, shout out kuri MCP wamamaye, shout out kuri The Don, Street Dream, umva amazina ni menshi cyane itamu ariko ntabwo nabahitamo bombi numwe tu anyway okay, no disrespect kuri MCP wamamaye, urabizi usaba umuvandimwe ndawukunda cyane, ariko ahangaha ngenda ndapika Paxson, ndajya kwa captain kabisa. The Don shout kuri Don cyane. Okay, Riderzo MC Mahoney Bone. Damn, that's crazy too. Uko man, turimo turavuga ba legends babiri banhanze muri stu, urumva bamenye game mbere uko ngiye menye n'ibyo ndi gukina nabyo, urumva so shout out kuri Gatsinzi cyane kuri MC Mahoney Bone, urumva so aba gangster bose bararenze, urumva so nuko bitakunda ko mbapikinga bombi, so niyo ngomba gufatamo umwe rero, so umuvandimwe wenda ubo nta pikinze yihangane nawe ndamukunda mwemera cyane arabizi, ariko kuri no round rero I go with MC Mahoney Bone. Yes, I go with MC Mahoney Bone. Shout out kuri NY, urumva barabizi MC Mahoney Bone represent NY. NY city man for real. Yeah. Aha tujye muri crew. Tough Gang, Family Squad. Oof. Damn. Anyway, this is crazy too. Ko Family Squad nayigiye ibintu byinshi. So ni gang nigiye ibintu byinshi cyane. Shout out cyane kabisa kuri Family Squad. Number Sparks, Simchezo, number Nazir, number everybody. Number n'abantu twigiye nako ndiyewe wanje uri hano kuri K podcast nije bwo ndavuga ku ruhande rwanjye nako Family Squad yanyigishije ibintu byinshi cyane, nayigiye ibintu byinshi, numva kuko nabanega banyeretse urukundo rwa gang, numva nabona gukunda bakora nka gang, urumva before Tough Gang anyway, numva ibyo bintu ndabikunze cyane, so ni nk'ibirabyo bintu twavuze before bambajije kare byo ko umuntu yakora wenyine cyangwa yakora kumwe na gang, urumva so gukora na gang ni ibintu byiza biraryoha cyane, niyo muri kubyumva kimwe mu bihe byiza biba bisawa cyane kuvuga ngo pikinze. So Family Squad, Tough Gang, numva bro, TG for life bro. I gotta go with TG. No disrespect to Family Squad. Picking a Family Squad nari guseka. No man, I love Family Squad, ndabakunda cyane, numva so nagiye mbigira ibintu byinshi cyane, especially kuri Sparks, Simchezo na Nazir, numva ariko aho ngaho iyo bije kuri Family bagomba kujyana na TG all day. Pifla Bulldog. Nurucabana P-Fly bro. Shout out kuri Stada cyane, shout out kuri Buda man. Respect you bro. Reka tujye hanze gatoya. Kendrick Lamar, Drake. Of course man, Kendrick man, come on, I was a kid now rero. Who like me Kendrick man, come on man, you're not like us man, come on. Okay. When ibyo tuzabikora mu kindi gishato. Okay. Akabazo ka nyuma pi iyo ugereranyije ibintu wakoze kugeza zino saha, buri ibintu byose abantu bakora mu kazi akariko kose tureke na music, ugira revo ugeraho bakaba baguha title runaka mu kazi kawe bitewe n'ibyo wakoze. Umuntu aramutse aje akakubwira ati pi uri goats, wakumva guhaye haki yawe cyangwa urumva bitaragera kuba ugira iyo ranka muri hip hop? Kwitwa goat ntabwo ndagera kuri level. Niyo umuntu abimbwiye wenda mu buryo bwa blague, numva icyo ngicyo atari ikintu yagakwiye kumbwira turi gukina, numva ngiye bari titre umuntu adakina nayo. Kuko hari amatayeta twita kandi ugasanga ntabwo tuyamerita. Nta bikorwa turerekana biri kuri level kabisa ko baguye title, so iyo umuntu abimbwira mba numva hakiri kare cyane, so hakiri kare cyane rwose, ntabwo nuvuga ngo goats greatest of all time ntabwo nyina nabyo. Ni ibintu ngomba gukorera ku rwego mbiha agaciro cyane kurenza mbiha agaciro, ni nuvuga ngo na achievement ni lifetime achievement bishobora no kuza ntanahari,
ushobora no kuzabyitwa ntari cyangwa iyo title bakayimana ntari si ngombwa ko mba mari ariko ibikorwa nibyo bigomba kuyiguha tu. Okay. Yes, turabashimiye abantu bakurikiye K podcast kuri no episode. P wakoze kuza. Yeah, appreciate it. Even next time tugukirana I think kuzaza. Thank you, man. Thank yes, you so peace much. up. Appreciate you, man. Yeah, respect.